naramufanye bituma mukunda urumva namufanye bituma wavuze ikiri ku mutima koko namukunda mari yarangwa umutima nzi ko gukunda bitabaho mumve mwana ntabwo nzi ko umuntu yakunda umuntu atarabona amaso ku maso ya DJ Felix ahanga hari umuntu gukunda na postinze kuri status yiwe aho uri hose mu Rwanda umenye yuko ufite abafana bakoza ku mitima yabo mwana nje ntago ari ubufana wapitaga ari ubufana nje ubwo mukobwa yaranyine yarankure mu mutima wanje so ahubwo nabana amaboko mu mufuko ngajya gukora akazi kubera yuko by the way ikintu naje kuvumbura imbaraga z'umukobwa ziba ziri mu muhungu kubera yuko abazi yuko sheri wanje araza providing ibiryo ibyo sitafite byo kwambara so nabona umuhungu arimo araregera umukobwa ari we gukorera ku kazi kose kandi umugabo niwe mutwe w'urugo urumva n'ufite gutekereza wo igiceraho kiri bube so abo bakobwa impamvu babaca inyuma nimwe mwabaye nimba ninze uzubibona the ben indirimbo ziwe at least shikara ku mutima y'abanyarwanda zifite inyigisho zimwe ariko the Bruce Melody ni munyakazi ura n'umuntu okay Bruce Melody indirimbo ze n'izibirori club so nyine ni za genzi niza the bin nazo ni club but zikona zifite some history wakumva koko ibingi biba no gusa bose naba Shine Plus TV. Hey guys, it's your girl Esther on our Shine Plus TV. Don't forget to click on that button. Umunsi tubafitiye umushyitsi kandi n'umushyitsi w'icyamamare w'umu DJ ya by the way ndakuzi ngo umu DJ waramamaye hano hanze guys wenyine unzi n'abandi baranzi nawe ufana baranzi barakuzi ya ubungubu yageze kuri Shine Plus TV guys tugiye kuvuga ku bintu byiza birimo inyigisho bijyanye na career bijyanye n'impano kubera ko nawe ni umunyempano sibyo yaramamaye kubera impano yiwe so guys tekamuhe akanya nawe yivuge izina ryiwe ya abatari bamuzi bamumenye sibyo sushaka n'abatari akabanzi bose baranzi ntawe utanzi ahubwo abatazi ko tuziranye ahubwo babone ko tuziranye kuri Shine Plus sawa ya kuko abantu benshi baranzi ndabihana sawa so introducing izina ryawe bararizi oya urimo urahemukira abavyeyi bataza bakurikirana ibintu by'ubu DJ mana bafana banje benshi n'abavyeyi ivuga izina ryawe okay izina ryanjye nkirisanzwe n'iryanjye muzi ntabwo rirahinduka but hari izina nase kubi social media mutegeze mutazi kumubonaho so nongeho irindi bita King Djjoshuu so nongeho King ako namazina yanjye nyine asanzwe none se kuri stage name none se ko hari abantu benshi bita ba King ba Djjoshuu okay actually guys reka mumvugire izina ryiwe yitwa King Djjoshuu kuba abandi batamuzi kubera yuko ni umuntu ukipenda kijana wa Rwanda ya kijana wa Rwanda guys uyu munsi wow nabonye ku status yawe wari wapostinze umudemo twika yo karabaye nono guys mani mwaje murekure ndisingo gute kandi wabonye na postinze umudemo ya uwo mudemo nawe ni icyamamare ni umu DJ nase ndi umufana uri umufana we cyangwa ni sheri wawe uko mbona postinze yitwa ramuzi izina ryose reka nijye nk'umuntu utari guys ntabwo ndizi pe sindizi yitwa DJ Felix ya DJ Felix ahanga hari umuntu gukunda na postinze kuri status yiwe aho uri hose mu Rwanda umenye yuko ufite abafana bakoza ku mitima yabo mwana nje ntago ari ubufana wapitaga ari ubufana nje ubwo mukobwa yaranyine yarankure mu mutima wanje so n'umukobwa ukora akazi keza ndamukunda nkunda by the way tumuvuzeho DJ Felix nabonye n'umukobwa ukunze kutanga ibiganiro bindi bifite mu bwenge byubaka ku basore cyane nabonye actually DJ Felix we are proud of you nabonye urimo encouraging a lot of guys to look for money which is good kubera ko abahungu ikibazo nyine kibagihari mu minsi ko muri Kigali hari ikibazo cyangwa tubyana muri Kenya sibyo mani musore abari kumwe n'umukobwa okay so
bagashwana kwera ntabwo kwera amafaranga agatuma bashwana umukobwa akigendera akagenda kwajyama nyine bafite nyine kwikofi urumva ariko umusore kwera nyine yamayindi yiwe ntahite atekereza icyatumye bamumwanga agahita ajya gushaka undi mukobwa ari we wakora iki ndi uwo muhungu umukobwa tuvuge uri umuhungu umukobwa arakwanze kubera ko nta mafaranga ufite ahubwo nabana amaboko mu mufuko ngira gukora akazi kubera yuko by the way ikintu naje kuvumbura imbaraga z'umukobwa ziba ziri mu muhungu kubera yuko abazi ko sheri wanje araza providing ibiryo ibyo sitafite byo kwambara so nabona umuhungu arimo araregera umukobwa ari we gukorera ku kazi kose kandi umugabo niwe mutwe w'urugo urumva n'ufite gutekereza wo igikeraho kiri buve so abo bakobwa impamvu babakinyuma nimwe mwabaye queen boss yeah boss queen boss mani mwene mwese abagabo abasore turi kurongorwa byatari Bede nabonye abandi basore bato mu Rwanda bari mu gukorana amakwe n'abamama bababyaye inshuro nyinshi kubera ko uwo mama afite ifaranga so uwo musore agiyeyo biteye isoni kuba abasore barimo baratekereza uko nguko urumva biteye isoni ariko okay ntabwo ari impamvu kuko hari n'abakobwa ntabwo ari abasore gusa n'abakobwa usanga umukobwa afite imyaka 22 ariko ngo shere ngo afite imyaka 45 50 so ni ibintu nyine bitaboneka neza n'ukuri pe ntabwo bikuboneka neza kubera ko mu mama ntabwo yakongera kubyara pe afite imyaka 70 warabyara gute yo mwabasore mu mikiri bato muvane amaboko mu namwe bakobwa ariko umukobwa we birumvikana iyo myaka niyo ntabwo byumvikana reka ndi wirengera umukobwa uba washinje wakoranye ubukwe n'umusaza umukobwa yabyara abo ikibazo kiri hano abahungu bakorana n'abamama kandi abamama batabyara none wose iki abakobwa bashakana na basekuru nta kibazo sheri afite imyaka ingahe sheri wanje oya imyaka ntabwo twari inziramo guys tubwire kugira ntukire abana abandi mu cyobo ntabwo ari icyobo by the way usanga abakobwa n'abasaza sometimes baba bakundana iby'ukuri ariko abademu bo muri Kigali nono shawapi kweri umukobwa wambwiye ngo koko muri Kigali kugira ngo batinye inda aho kugira ngo batinye sida batinye inda so umukobwa wo muri Kigali ngo kugira ngo mutere nyine inda bamutera sida umukobwa wabimbwiye guys bakobwa bacu beza b'abanyarwanda nanje ndi umwe muri bo uri mu diaspora ako muri Kenya no muri Afrika nka muri Kenya Uganda mu Burundi n'aba diaspora apana capacity ibitekerezo byanyu like that's not fair actually turi kuri Felix DJ Felix from Rwanda turi hano muri Kenya sibyo sofa uzumukurikira sibyo niriye jambo Felix igeze kukubwira ari gufata ku mutima ng'umugabo ntabwo ari ijambo ahubwo ryamfashe yose yarafashe kandi urumva ntabwo nayakurikirana wese yarakufasha amana amagambo ye yose yarankuriye niriye yavuze mwayo magambo yose ijambo yavuze rikankomeza ku mutima nkumva nyine n'ibyo uri mu kazi ukakwa motivation yo kuza akazi kawe ko DJ numvise avuga ngo umusore udafite mama we adafite n'amafaranga nta muntu kwisi umukunda guys is this true kuko kanangize muri comments kubera yuko umukobwa nyine umusore udafite amafaranga impamvu nta muntu umukunda kwisi adafite na nyina mama w'umusore n'ukunda umusore mu gihe umusore yakennye wenyine uko niko kuri we wari umukobwa ntabwo bizi abasore bose ndabizi neza batekereza neza ako kantu nta mukobwa uzigera umukunda nta n'umuntu uzigera umukunda adafite ibiceri nibyo kubera yuko ni umwana nizoka nago n'umurozi nago yakanga umwana wiwe niyo yaba yarishe abana benshi actually ariko aho ngaho ngo
Nje nima nduva birumvikana aca another stand. No, ntose birumvikana. Kuko man n'abasore mwe no minsi asigaye bakata abajama badafite ibiceri bro. None se mubaze umubyeyi ubyara umwana wiwe akamuta ku muhanda wa undi wamureze uzi kurera umuntu wakureze niwe mubyeyi aho umuntu wakubyaye siwe mubyeyi wakureze niwe mubyeyi mwana wapi wakureze none se urambwira ngo wa mwana niyo yaba ari mu struggle ngaho undi wamubyaye umubyeyi wiwe arakomeza mukunde kandi yaramutaye ku muhanda no umubyeyi no wakureze ariko nyine okay ni ibintu ibyo ntago bisobanukiwe Felix ndashaka winjire mwinuza yafashe iyi content wigeze kuvugaho yafashe ikaba ari mu motivation mu kazi ke ku DJ taga ku DJ gusa mu kazi ko gushaka amafaranga kuko nje nkora ibintu byinshi cyane byatare nta mukuru bu DJ gusa so nuko DJ nyine nibwo abantu benshi bambonamo no so najya guhinga nkabyerekana kubonye hano muri Kenya mu buri concert ibyamamare ba Diamond Will Paul ngugiye hehe mu Bahinde mu kwa kabiri dufite igitaramo abanyarwanda bose muri Kenya muzakiremo tuzabonana bita Pose Live so ni cya Will Paul kizabera na Nairobi case ne uzaba ya ndagiramo performance ara kama nk'iminota 30 cyangwa 40 bizategana program akontiza bihagaze ariko umuntu uzaza tuzabonana icyo gihe so abafana nimo bure mu yo concert azaba arimo nawe azaba service ndabacanja karahanyuze niba mukizibuka okay none niwe musanyuza ukunda wavuze kuri DJ Felix nago ari kumukunda gusa my sister Felix by the way ahara birebe Felix ndamukunda byukuri bya muri kuburyo yaba my girlfriend kuburyo yanabaraga yoga yo and when tegereje mu buzima kuburyo Felix actually Sid ufite umufana ugukunda gufata ngaro umufana my sister ndi mu DJ kawe vuga mfite mugenzi we hubwo by then uri mugenzi ariko ntabwo ndamukunda ndamufana kandi uvuze nagaru umufana none reka mbyemere kugira abantu babyumve neza naramufanye bituma mukunda urumva namufanye bituma wavuze ikiri ku mutima koko mukunda bari yarangwa umutima nzi ko gukunda bitabaho mumve ntabwo nzi ko umuntu yakunda umuntu atarabona amaso ku maso bibaho first love first sight sibyo guys so Felix uyu muntu ari single ni mugenzi wawe muri karimwe ya sibyo kandi kumaza nimba yashobora wenda yashobora kudatingana n'umudije mugenzi we kuko urabona ko tukora amajoro by the way so Felix utashambia kawisi uraza kutubwira ku icyo kintu nimba koko wadating umudije mwenzako sibyo nigeze kureba ibiganiro byawe ubwira abasheri hano hanze twari dufite abasheri ngo nitwikashaka abagabo baba bafite ijwi rimeze nk'iry'abakobwa sibyo bimwe bafite base sibyo apana urakoroye yeshi abashaka wa mugabo ufite base niko shamwe no hano nasimane ni base nta mfite ngenda ndahogoza ayavuga ukuntu uvuze niko shamwe no hano byarindi ry'abagabo rikanga abakobwa ryakanga n'abafana kandi nta mutaka ibona abafana oya sibyo abafana baba bashaka abafana ngombwira ko mvuga ndumve ko mbigerageza sawa guys muhiye vuga ngo Felix ndagukunda n'ijwi ry'abagabo Felix ndagukunda numva twabana tugakora ubukwe kazagukunda kugeza tuvuye kuri nosi no mu ijuru tukazakomeza tugakundana okay actually guys ariko nyaguruko siko barahira ariko baramukanisa nizo guys so guys nje sindi bujajinge reka Felix aze kujajinga ngumu DJ mjenzi wiwe ko yaravuze umugabo nijwi sibyo umukobwa ndamukunda so aragukunda cyane muri salo muri sitting room yanjye nyine harimo ifoto ziwe nazimanitse every morning kumbyutse guys muri ndamureba ndeba ifoto y'ubyumva actually azaza no mu Rwanda aje kwatendinga muri concert
siko wambwiye yeah tuzabamenyesha araza kubikumenyesha gusa navuga amaklabu nayavuga we nazaba ndimo aya nagari lazima ubazi ufite none wabanzi bakahagusanga babashe abanze ngira ngewe Felix cyangwa crash ba Felix bamufuye nibahagusanga nta muntu utetse umuntu ubona umuntu wese yakundana n'umuntu cyangwa akunda umuntu ntabwo ari wenyine umukunda so murahangana mugahanganisha amasengesho izo sasa bahanganisha imbunda n'abahanganisha hari umujyama wavuze umvase hari umujyama w'umutanzania wavuze ngo uyu mwaka atangiye aziye guhangana n'abanzi be akoresheje amategeko n'ibyanga mu mategeko azabaroga. Wow, that's so touching. So by the way reka mubaze nawe bahanze uzawemera mu Rwanda abo nemera bakora cyane cyangwa bazi kuririmba hari uko tazi kuririmba umuhanzi wanjye mbora ku mutima okingiye vugisha ukuri kabisa ukuri kwanjye kose mfite abahanzi nka batatu bampoza ku mutima wa mbere Bruce Melody wa kabiri Davis ngo nawe Mr. Birjogo wa gatatu nkunda kureba nkareba nyine abakiza najangura vuga the ben no wa gatatu ni yampana yamana sasa wabonye ni mshuti cyane ya Felix ningaho abonye bari kumwe sinziri okay yampano ndakeka ko DJ Felix ashaka ari official DJ wa yampano yani ko nabitekereje ariko ntabwo ndi sure yabyo ariko wenda bizamenyekana ya by the way DJ Felix tushakuza tumenyesheje bawe aje kuri social media bamumenye kubera ko ndabona ndashaka kuzababwire kari njye aba crush benshi none se ntabwo gutuma nzajya kwa makuza nanjye nikubita hasi nka wa mukobwa oya ntuzikubite hasi reka Felix none mukobwa ndamukunda byahata uzi ko mu Rwanda hose niwe wa mbere uvuze kuri social media mbere ya kamera yo kukunda Felix abandi nangwa njye wa mbere ubivuze nderuye ndabivuga kuko ura mu sister arakeye imana akoze umubona era mwana remetse umwana afite isura agira ngo yoga mata ahongo uratubesha no mani ko ifoto yiwe oya ndamuzi nagaireze munyereka ifoto ye ariko nje kuri gadore iri no muri screen apana ngo yoga mata mani no mukobwa ni mwiza nasuza ubana nawe muzimwe no ntabwo turabona ntabwo turabona live ntabwo turakacinga live kuri Instagram na TikTok so nta njango nanamufunze kuri TikTok by the way ntaga fallback namwandiki by the way Felix yavugaga aba so busy Monday to Sunday yeah so to go on internet vitu kama hizo nagaza bitawo umwanya cyane wibuke wazite umwanya ku giceri ari byo byiza cyane cyane byo byambere nyine nabyo encouraging so abaririmbyi bavuze muri Bruce Melody ni indirimbo ya Bruce Melody uzawumva ifitemo inyigisho koko ukavuga indirimbo nayicurangira abana bakavanamo inyigisho bado nigutongiye gatonya ntabwo ndi kuririmba ariko nayishyiramo gatonya nimba nta kibazo oya watuhaga pere kayo ari wowe ukaririmba bado kama abarimo okay nayikubwira amagambo avugamo okay abarimo abwira abafara be ngo bado aracyakora cyane mane wasinge twanga gatonya oya akonto yinde bayirebe mane indirimbo nziza byatari iramfasha nyine ngo Bruce Melody wakubise mu Rwanda n'imahanga basi mbwira amagambo arimo bado ngaracyakorera ubuzima kanyibuke man nago nayo uratubeshe man nkunda kumva byatari nkunda kumva Bruce Melody ndamwemera kuva kera by the way kuva kera nje Bruce Melody mbere kuhura nawe gutya tukaganira 2015 atarabicyamamaye gutya bimeze agikora za ndirimbo za kera za kugikinisha ndakwanga za kera zose urazibuka ndakwanga no indirimbo ya mbere yiwe nakunze bwa mbere aje indirimbo bita ngo hero
urayize ko nyine n'umukobwa w'umugande bita Fie indirimbo njyango iri mu ndimbo nk'ebyiri cyangwa 3 njye nashakaga gusume indirimbo ya Bruce Melody that Bruce Melody okay I'm not sindi fan wiwe sibyo ifitemo inyigisho pi ya niyo kaba karongo gato katari kare kagufi ka kumotivatinze urakunda cyangwa wa motivatingwe n'ijwi ryiwe gusa ya ndamukunda byatari kubera ijwi gusa n'amagambo n'indirimbo okay ntabwo gufata lyrics mu rwego za Bruce Melody sangiye kubyiga next time tukanda kuririmba album yose we are so sorry bagucimbara ntabwo ndi kuririmba ndirimbye mwaseka naba ibabandi bahanzi babiri wavuze Davis ndamwemera byatari afite indirimbo zose ndazikunda guhera kuri biryogo za kera bakizamuka kugeza kwizo ngize za Dede za Itara none se by the way guys ako single he's I'm looking for he's searching no you're searching I'm looking for Felix ngoja kwanza Felix akujajo avuge ibyiwe uko akutekerezaho arebe nimba koko yakugira umugabo wiwe aho ngaho tuzafika Felix nasenga byatari ntabwo nzagira ntabwo ndi umusenzi uzaje mu misozi usenge kugira ngo azakwemere ndagenda byatari umusozi y'ibintu byanjye nyine ariko sometimes nyine ukunda kuba umusozi ugasanga ubonye debo muri club ugasanga ni ibintu nyine birivan sawa nize nanga gaciro ukunda mu mugore ntangaciro z'umugore ntazo icyo nzi ntangaciro za Kinyarwanda ukunda mu muntu uzakubera umugore ukavuga imico yiwe tuvuge imico yiwe nicyo tuvuga mane y'inkondo umukobwa ukora urumva umukobwa wubaha ko gukunda abantu mane navuze umukobwa usenga Nose gusenga no ukora iki? No nakubwiye umukobwa ukora umukobwa ukunda abantu umukobwa ugira ate usenga agakunda Imana okay ya afite n'urukundo rwa nyarwo nyine atari rwa rundi rwa favoring ya sawa so niye nama wagira urubyiruko ruto ruciri mu gukora rushaka gukora inzozi z'abari gukora akazi k'ubu DJ na Felix azabivuge Mana inje nama nabagira ni gukora cyane nimba ubikunda kabisa umenye ngo ugiye kujya mu kintu kigoranye kimwe abantu benshi urumva kugafata biragoye okay nakubazaga igitaramo cha The Ben yakoze kiratwika mu Rwanda rwose no muri East Africa sibyo ndashaka utubwire like The Ben nubishe mu bafana babaririmba ukunda na urimo sha ntago umuntu yakunda abantu bose okay ku buryo wenda gusa ntago mwanga The Ben yakoze indirimbo nziza nyine iranshimisha ya so ajya Bruce Melody munize ndirimbo The Ben azaririmba kumva koko wow ago ntumbaze ibyo kuziririmba ukumva koki okay afite indirimbo bita Thank You kwenye Tom Cruise indirimbo yakoze ibintu bikomeye hano muri East Africa so na muri Kenya barayizi Thank you my God thank you so afite n'indirimbo ifite inyigisho like so afite indirimbo yakoranye Otile Brown bita Can't Get It Wait I can't get it yeah wait so ni indirimbo nayo yabaye nziza cyane afite indirimbo bita Rahira akera cyane niyo yatangiriye ho ariko by the way guys nimba ninje so afite indirimbo bita ni Flavor nimba ninje uzubibona The Ben indirimbo ziwe at least shika ku mutima y'abanyarwanda zifite inyigisho zimwe ariko the Bruce Melody ni munyakazi ura n'umuntu okay Bruce Melody indirimbo ze n'izibirori club so nyine ni za genzi ni za The Ben nazo ni club but zikona zifite some ka history wakumva koko ibingibi bibano gusa bose naba gusa ngiye ikintu navuga nabwe n'abanyarwanda kakanya man Bruce Melody n'umusani mwiza The Ben n'umusani mwiza urumva
Meddy ni umusani mwiza ntekereza abo ngabo ari abantu bakunda gukompera cyane mu gihugu indirimbo za Sekira witches no ntabwo kintu kuko ntabwo yasezeye buriya oya yaravuze azaza turirimbiriza gospel kubera yuko azaho yavuye azina hari mu kugana ariko nta ndirimbo ya Meddy ya gospel zigera igenda nk'iya Sekira afite irahari no nta nimba man indirimbo ya Meddy ira ndirimbo slowly ndatekereza muri East Africa iri mu ndirimbo uko wansanze no afite views man uziko ya ndirimbo uzimamva afite izo views ni ukubera yuko nago yayiririmbye mu cyongereza ariko urebeza zine yagiye mixingamo ibyongereza ikinyarwanda icyongereza nizo zifite views nyinshi cyane bivuze Meddy nakomeza akora the gospel mixingamo ikinyarwanda igiswahire zagira views ziruta niza Sekira nifuza ko Mbonyi yakorana na Meddy barakoranya indirimbo bari no nta simbizi bakonyana Djjoshuu so nyenge nifuza ko bazahora na Isirael bakaduha nyine tugakiza zewe ko kutambaza wanje nkunda wowe ndabizi ukunda ninde kunda kwinica kwinica guys actually mimi simjui ntabwo muze reka kubeshya mimi napendanga Mbonyi kwani Mbonyi niwe nkunda muri gospel kubera yuko indirimbo ziwe rekana na tubana n'iryo jambo ngo gospel indirimbo ziwe zifite inyigisho zivuga ku indirimbo za Mbonyi man indirimbo za Mbonyi yazi ikinyarwanda zo nimba ko ndi umunyarwanda nimba ko nsoma Bibiliya cyane man indirimbo usoma Bibiliya nawe wazi ari amagambo Mbonyi indirimbo nawe wazi none sibyo byiza abantu basigaye bafite ubunebwe bwo kujya muri Bibiliya ngo bige Mbonyi nawe azana content yo kuzaza aririmba ijambo kugira ngo rikize abantu ahubwo kubera ko ijambo niryo rikiza abantu basigaye bakira ruhura ntabwo ribakiza mani ribaruhura hari ugukira no kuruhuka no kukiza indirimbo yagukiza ubukene gute guys kira ndirimbo ya Diamond bitango ya Tapita ukuntu rifite imbaraga ngo riraruhura Yesu ni uduhura araduhura mbega ikinyarwanda uvuga na Kiswahili akura shida shadi hadi Rwanda sasa wanajua Kiswahili si ndio wazee mimi sijui Kiranda vile na ujui Kiswahili vile lugha yako ni gani so anasema ngo alima aravuga ngo the word of God just comes as ndio it comes as it cools us sama I don't know man umva nyine iraruhura okay indirimbo z'Imana indirimbo ntabwo ari z'Imana buri abantu bakunda gukora ikosa man kumva umuntu avuze ngo indirimbo z'Imana Imana ntabwo yiziririmba ariko yaturemye hari indirimbo tuzaririmba man hari indirimbo bazavuga tuzaririmba nitugera mu ijuru guys turi kumwe n'Imana yaraturemye tuyiramye tuyihimbaze iravuga nimba tunabyo twakora izakoresha amabuye aho ngo niho nkubwire ijambo ry'Imana rirakiza okay ntabwo mbizi gusa ndashaka kuzaba pastor twabonye muri Bibiliya Yesu aho yakoreshaga ijambo ry'Uwiteka rigakiza ibirema Yesu umwana w'Imana Yesu ni Imana buriya turabona n'abamukurikiraga maze kufa agiye no mu ijuru bakoreshaga iyo nuza tubikiye ijambo rirakiza kuko ijambo rirakiza sikuvuze rirakiza rikanaruhura hakaba n'ijambo ry'Imana riruhura umuntu ngo ni wizeye no mikrofone ihindura iPhone 16 so yimpe my sister seriously ubaye satani wabwiye Yesu ngo fata ibuye ngo urihinduye umugati nago turi aho ngaho nago turi bigoryi abanyabwenge so guys twari tunyuza aho ngaho gato karakanyuze mu guys ndashaka ko pastor nyine ndashaka kuzajya mu bintu mbizi neza by the way uzige theology hari umuntu nuvuga ari DJ ni umupastor mu Rwanda okay ndamukurikirana byatari nyine ndashaka kuzaba ngaho yitwa nde amwita Pastor Julian uramuzi ndamuzi Julian by the way turagusuje mu Rwanda Grace Room Ministries nabonye ijambo ryiwe ni ijambo riha umuntu imbaraga rikanamukiza indwara urumva kubera ko yigisha ijambo rya Bibiliya aranga ari umudije nawe dukora amachapati twese sirenze ntabwo nzi ko wari umudije actually numbyumvise ko nkurikirana stories ziwe nyine
bankunze umuntu nkunda kumukurikirana byatari ukunda Felix ubungubu ngo ni DJ Julien no wow DJ that's ni person good by the way that's good kubera ko bose anyigisha amagambo nkunda kurikirana cyaki ziwe buri evening iyo ntari busy nyine nkunda gukurikirana iriya bita kuna lunch time okay kuna isaha yageze so abantu bari mu Rwanda barabizi n'abanyarwanda izo intuza barazizi actually ni ibintu kugiye n'abantu bose ku isi n'abakokoresha n'icyongereza yo ndamukunda byatari nyagira amagambo meza y'ibiriya yo I hope guys hari ibintu byinshi mwaje muvanamo yatweretse urukundo rwiwe akunda mu bafana wana gari mu bafana sorry nimesema man ninje naje kugira umuntu umumbwire sibyo niyo kumukunda kabisa yakumvishe kwazagira gutya tukayamanika yakumvishe nazava yatanga ikiganiro kuri Simbi TV Isimbi hagazaje kuri Simbi TV agomba kuza ama Shine Plus yeah nibikunda azaze actually will be proud of you Felix will accept you yeah so let's come back niyo nyigisho turimo turagana ku musozo guys so niyo nyigisho waha abantu bakora akazi kameze ngakawe ku DJ nize mbungamizi uhura nazo gukurikiza kugira wenda bazagere kure discipline yo yambere tubashyira amafaranga imbere okay kundi cyo bakora guys so it's love discipline usiweke pesa sana mbele nushe ifaranga imbere cyane kandi mane kuko aba DJ tuva nibazo bikomeye Diamond akoze event tuvuge n'urugero nka Diamond cya umuhanzi ukomeye tuvuge nka Isirael Mbonyi man event n'ubwo wabura mu DJ ukizamuka n'urugero ntube wakwishyurwa ngo uze gucurangamo ukatendinga gusoyeyo event my friend ibyo byaba byiza kurusha uko wahabwa amafaranga muri club yindi kuko ngo uri brandinga so kwi brandinga ntago bisaba ngo wishyurwe nimba hari chance ubonye zo kwishyura umuntu ubona kwishyura mane kujya ku branding okay wow hanje amafaranga yose naba mfite wenda nyafite kakisi Brown kambwira ati ngo ncurangira na posting turi man aya mwaje ngatanga ngafita n'inguzanyo okay guys nde ikiganiro aho cyatangiriye naho kigeze tugana ku musozo mu bishinama bagire ngiye navanye mu isomo ryo gukunda umusani uri mu gukurikira ukamukunda kandi ukamukundira n'ibinakora n'amagambo bari mu kuvuga agufasha mu buzima busanzwe nayibutsa nayikuririmba none okay niririmbe reka guys ntabwo nzi kuririmba neza ariko murayizi indirimbo bita bado nko nababwiye so irimo amagambo meza yo gusuhuza abafana naho uzagicuza abafana rimwe na rimwe iravuga ngo pisco basanaho muri nyagasani yeza abamenyere okay pisco bafanaho muri ndetse n'ingagari zandemeye mubimbaze uyu muziki warambabaje imana himbazwe ubu nabaye icyamamare bado so muri make aho yageze yahise ashimira Imana n'ingagari zamufashije n'abafana wow guys this is good indirimbo man ni banga yandangiye so guys nimwibagiwe kunyura kuri subscribe on our channel Shine Plus TV Papa Plus TV uyu munsi twigisha ibintu byinshi muri iki kiganiro n'ukuntu waba open confidence man gutangira umwaka guto wese umwaka urukubona ngende ndagenda mbona abantu babohetse nta muntu umwe ufite ibyishimo nabana utereka bari muri background yawe ariko njewe abana nawe wowe niwe wa mbere ndabona urishimye no mu muhanda aho ngaho muri street man je mvuye town aho zinanyuze kubera yuko abanyeshuri basubiye ku ishuri kandi ababyeyi barongera basubira mu twatuzi twabo twa buri munsi na no mutuzo but uyu mwaka ni wisinzi cyane guys muwitegurire umwaka ngiye kubahanurira mwese buri wese azabona ibyo yifuza Felix zakubona ko ndakwifuza Felix wamumvishe njewe Mbonyi gusa Mbonyi we twanagenda tukanaririmbana mu Rwanda buri haba abakobwa ba YouTube barahari nabo bahabura ntabwo nzi ngenzi umwe bonyine bita Scovia
aba YouTubers bahari abangaba bakora podcast Popcorn ba Naomi Shimwe nabo bari kuri za YouTube ba Kasia na nzi kabisa ya mbere nuvishe ntabonzi uzazuba kuri Sawa guys. So guys tugeze ku musozo mumvishe ntabwo azi cyane abakobwa bo mu Rwanda bari abakobwa mu Rwanda mukore cyane mumenyekane ko ntabwo muramenyekana mani bantuza nase Jesse nkora cyane yahora kuko uri umunyakenya Jesse no munyakenya iwacu urahazi ni mu Rwanda nawe ni wowe ryari ko ryari in case nje hano ndi muri business ni mu kazi iwanyu ntabwo haba ngo in case kubera iwanyu ugomba kubuhaba ukajya mu kazi in case bafana bacu muza kutubwira aho muri comments kuba muri Kenya ni ibintu biba ngombwa kuba mu Rwanda nimba ari iwanyu haba in case how hariya ni mu rugo mawikaze anytime niyo mpamvu nakoresheje ijambo in case hariya ni mu rugo umubyeyi ngo muri biri cyaca na cicirara ese nagushaka dusezere kuri mu kunsubiza mu kiganiro cicirara cyagiye arabura ariko agarutse baramwakiriye urumva so urugo umubyeyi abarambuye amaboko yiwe kukwakira anytime mugihe wo ubyita in case we anytime urumva so nagari ngalo so Rwanda rwatubyaye very soon are coming very soon ya kwanza ngewe ndaza mu vuba hanga kabisa mu kukwezi so guys we love you so much go to Papa Plus TV comment share and also tell us new about what you want us to bring to you ciao